Muraho neza nizere ko mumeze neza aho muri hose twongeye kubaha ikaze mu nkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi yitwa Ihorere hari umuhoza. Ikaze muri episode yacu ya kabiri, ariko mbere gato yuko tuyitangira twagira ngo twibukiranye aho episode ya mbere yarangiriye. Yarangiye iterero. Yarangiye Claudine agiye guhamagara Alice ngo amuhe amakuru ashyushye ajyanye n'umutipe mwiza w'ibogari bari bazanye kugira ngo ayobore ya hoteli nshyashya yari yuzuye mu mujyi. Claudine yari yamurangiyemo ko ashobora kubona akazi. Nucikwe na episode yacu ya kabiri. Claudine yaratashye akigera mu rugo. Feri ya mbere yayifatiye mu cyumba aho Alice yari aryamye. Ubundi busanzwe Claudine yatahaga mbere yuko ajya kureba Alice, akabanza akajya kureba mu masorori ko hari ibiryo birimo, kukumva yari bon appétit bihagije ku buryo adashobora kugira ikindi kintu avuga ataramara kurya. Ariko uwo munsi bitewe n'inkuru yari afite ziri kumurya umunwa, yashakaga kubwira Alice, yahise anyarukira mu cyumba aho Alice yari aryamye amugatumva. Mfite inkuru umva, ntago wakumva nta nubwo wakemera umuntu mbonye umutipe mwiza w'ibogari wari uri hahandi bari gufungura hoteli nshyashya. Mana yanjye ntago wabyumva, ni mwiza. Abakobwa bose narindi guhura nabo bari kuza babijujura, nanjye numva ngize amatsiko yo kujya kureba. Ibaze ko nadomotse nkava muri hoteli yacu nkajya mu yindi twegeranye nkajya kureba ibiri kuberayo. Ariko reka nkubwize ukuri, David ni umuhungu mwiza, noneho ntago wabyumva. Ibaze ko ari ugiye kuyoborera hoteli nshyashya imwe nakubwiraga ugomba gusabamo akazi. Alice akibyumva yahise avuga ariko se Claudine, kuki utabanje basi no kugenda ngo wicare utuze ubanze urye nk'ibisanzwe ukumva ko ariyo makuru ugomba guhita unzanira? Aha, ndumiwe ko ubwo muhungu arasate ku buryo yakuvugishije bingana gutya bituma unibagirwa ko ugomba no kurya. Shanda, ndumiwe koko. Claudine yahise areba Alice aravuga ati njyewe ntago uzi impamvu nahiye nashyushye, ntago ubizi. Umva, hariya byange bikunda ugomba kubona akazi. Ikindi kandi uriya mu boss nawe nagira ibyo agusaba nk'uko wa wundi yabigukoze akagusaba ko wamumenya nawe kugira ngo akumenya guhe akazi, byange bikunda ugomba ubyemere kuko ntakubeshya pe. Nanjye ubwanjye abinsabye kandi nta kintu ndi bumenye namuha. Mana yanjye. Alice areba Claudine. Alice yazurunguje umutwe araseka avuga ko Claudine warasaze, uba muzima cyangwa njyewe njye kuryamana na boss wanjye right kugira ngo amakazi? Ho ntago yaba kiri njyewe, ntago yaba ari Alice. Claudine yambwiye ati wagicucuza abakobwa bose ukuntu bari kumurwanira, nta soni. Umva, ndakubwiye ngo kari akazi ugomba gutaha ugafite ku kibi no kukiza. Uzi n'ikindi ahubwo, ejo kuwa mbere ugomba ujyayo umufatirane akiri mu mavuta, agikunza akazi, akiri mu mwuka w'akazi kugira ngo urebe kwamukuraho akazi. Please, ndakwinginze. N'ubundi mwamunaberanye pe. Alice aramugato ariko Claudine wambabarira. Urabona nyiri umuntu ukwiye guhura n'abasore nkinezeza, nkishimisha. Urabona ndi umuntu even nta nubwo nyifite uburenganzira bwo kugira umuntu nkunda, none ngo twaba tuberanye. Umwana mubi. Claudine yaramurebye aramubwira ati inshuti yanjye, erega usibye bira bibazo byakubayeho, usibye ko wabuze mama wawe, papa agahita azana undi mugore, kirenze kuri ibyo umugore yazanye asa nkaho muri no mu myaka imwe, bisa nkaho mubirwaniyemo, naho ubundi uri umukobwa mwiza uteye neza, none uyusetse. Mana ya umva, ndakwinginze iyi nseko yawe nugera kuri hoteli ujye ukubitana amaso na David. Ari cyo kintu cya mbere uzabanza kurisha, kuko David ni umutipe mwiza, ndabizi nawe azi kureba karte z'abakobwa biza bameze neza. So nukoresha iyo nseko yawe rero ndabizi neza ko akazi uzagacyura. Bongera kutwereka Alice ari kuri ya hoteli nshyashya David abereye umuyobozi, yagiye gusaba akazi, atungukira kuri reception. Nibwo yegereye mu receptioniste aramubaza, aramubwira ikimugenza. Undi aramubaza ati se ufite rendezvous? Undi ati hoya nayo mfite. Ndamubwira ati rero nimba nayo ufite urihangana, icyakora urasiga usabye rendezvous kugira ngo tubimenyeshe boss, tunakubwire n'umunsi ugomba kuzira. Nako ntago ari
ngombwa usige email yawe tuzaguha ubutumwa kuri email. Alice akibyumva ariyumvira atekereza ko byaba biri gutinda cyane bitewe n'uburyo yashakagamo akazi. Aramubwira ati ndakwinginze ngiye ndicara hanegereze boss, nimba hari izindi nama afite, nimba hari izindi gahunda arimo, ariko ngiye niteguye kumutegereza. Yaragiye yicara aho ngaho amara umwanya munini cyane. David muri ofisi nibwo yarebye kuri kamera abona ko hari umuntu umaze umwanya munini yicaye ategereje, ayoberwa ikimugenza. Ikintu yakoze yahise afata telefone ahamagara wa mu receptioniste aramubaza ati se uwo muntu bite, bimeze bite? Amubwira ko aje gushaka akazi. David akibyumva yaravuze ati okay, nta kibazo, wamwohereza muri ofisi yanjye. Muri ako kanya batwereka Alice na David bari kumwe muri ofisi ya David. Ubwo David yasabaga ko Alice bamwohereza muri ofisi ye. Alice yagezeyo, akihagera aramusuhuza, undi nawe aramusuhuza. David hari ibyo yari arimo kuri computer, ari gukora kuri computer, abisoje ahita excuse kuri Alice aramubwira ati I'm so sorry, hari utuntu nari ndimo narimuze niyo mpamvu wabonaga utsa nkaho nakwirengagije, ariko ntago byaro ko kwirengagiza rwose, umbabarire. Alice aramubwira ati nta kibazo n'ukuri murakoze, nibi ndabishimye kuba byibuza mwemeye guhura nanjye. David yarahindukiye aramubwira ati okay, nta kibazo, noneho watangira unyibwira ukambwira nibikugenza. Alice yaravuze ati murakoze nyakubahwa, nitwa Alice, ndi gushaka akazi muri iyi hoteli mubereye umuyobozi. David akibyumva aramubaza ati se ufite experience ku mwanya uri gusabaho akazi? Alice aramureba aramubwira ati mumbabarire nta experience mfite, ariko niga vuba, ndabasezeranya ko rwose ikintu nkubiseho amaso cyangwa se ngerageje kwiga mpita nyimenya vuba pe. I promise ntago bizatwara igihe kinini ntaramenyera akazi, kandi ndabasezeranya ko mutazigera mwicuza ko mu mwanya muri iyi hoteli mubereye umuyobozi. David akibyumva cyane ko yari afite, David yahise afata telefone ahamagara umu receptioniste aramubwira ati waza muri ofisi yanjye. Undi aramubwira ati nta kibazo, araza. Akihagera ahita amubwira ati wafata dokima za Alice ukazijyana muri HR. Wandi aramubwira ati nta kibazo nyakubahwa, arazifata azijyana muri HR. Akimara kuzijyana Alice we aguma aho ngaho agumana na David. David aramureba aramubwira ati rero wihangane, ntago turi buguhe igisubizo nonaha, ntago nafata umwanzuro njyenyine, gusa icyo nakwizeza cyo nuko hatagize igihinduka akazi urakabona, kuko uzi igihe uje mu gihe cya nyacyo, twari dugikeneye abakozi cyane ko nta n'abantu benshi twari dufite bari bamaze ku applyinga basaba akazi muri iyi hoteli yacu. So rero ntago twategereza abantu tutazi igihe bazazira, niyo mpamvu rero ngomba kubiganiraho na timu yanjye kugira ngo tumenye umwanzuro tugomba gufata. Wataha nta kibazo, urabona dokima zawe tuzohereje muri HR, uraza kubona ubutumwa bukubwira ko akazi wakabonye cyangwa se utakabonye, wihangane ko byose birashoboka, turaza gusuzuma dokima zawe ture ko ushoboye, hanyuma ubutumwa uraza kubona kuri email. Alice yarahagurutse ashimira David aturakoze rwose, umva mana yanjye byibuza nibi birahagije, niyo akazi ntakabona urakoze cyane, sinabona uburyo nkushimira. I'm so sorry, mvuze amagambo menshi, ndiba mfite ibintu byinshi byo kuvuga, ariko mbabarire rwose, ndagushimiye, umva ko binkoze ku mutima, kabone nubwo akazi ntakabona, nukuri ndishimye ntabwo wabyumva. Thank you sir, nicyo nashaka kuvuga, urakoze cyane. David yaramurebye atangira kumwenyura, arebye uburyo Alice yishimiye, uburyo yamwakiriye, kandi mu by'ukuri nta nubwo yamusezeranyije ko ari bumuha akazi, ariko arebye uburyo yishimye abyakiriye, nawe yumva bimukoze ku mutima, niko kumwenyura aramubwira it's okay Alice, it's okay, ibintu nibigenda neza rwose akazi urakabona, ariko nanone nibitagenda neza I'm so sorry, ubwo nyine nta kundi uzagerageza amahirwe ubutaha. Alice yaragiye, David asigara muri ofisi ari kwisetswa, mbese ubona ko agiye kure byamuyobeye. Hari umushuti we wahise uza kumureba ku kazi agira ngo babanze bajye gutembera, cyane ko yari amaze iminsi atari mu gihugu. Wa mushuti we yaraje aramusuhuza ati bite man,
niko mbona uri kwisetsa byagenze gute ati sha mwana Eric ntago wabyumva mu kanya ku munsi wanjye wa mbere nakiriye umwana w'umukobwa waruje gusaba akazi ariko nkubwiye mana yanjye n'umuziranenge nako reka tubyihore nta mpamvu zo kuzana feriza akazi ahangaha reka tugende ndumva nshaka kuryoshya mana we Eric arabimureba aravuga ati nkurikije ukuntu ndi kukubona ku isura ikigaragara cy'uwo muntu ashobora kuba yakunejeje aravuga pardon harya wavuze ko ari umukobwa ye ariko mana yanjye David ntumbwire ko wakunze umwana w'umukobwa. David yarahindukiye n'ikijisho kinini cyane ubona kiri kureba nabi Eric aramurira nasoni uratinyuka umva ibintu uri kuvuga njyewe Alice ntago muzi nibwo namubona sinzi amavu n'amavuko ye none namukunze neza kirenze kuri ibyo ngiye ntago nakundana n'abakozi banjye no nibibaho ntago nshobora gukundana n'abakozi banjye so kwanza reka iki kiganiro tugihagarikira ahangaha reka tugihagarikira ahangaha please ahubwo uyu munsi dufitiye ihe mipango ku munsi ukurikira bongera kutwereka David yicaye muri ofisi ari kwiyumvira niko guhita haguruka yerekeza muri department ya HR agezeyo arabasuhuza arababwira ati bite dosiye nabahaye muyigejeje he ko nta gisubizo murama undi ahita HR yahise amubwira ati sorry habayeho gusa nkaho dutinda gatoya bitewe n'izindi dosiye twari dufite turi kwigaho gusa ubu byakemutse tugiye kuinforminga wa mwana w'umukobwa tumumenyesha ko yabonye akazi. David yaramubwiye it's okay nta kibazo wamereza amadosiye ye hanyuma ngewe ndamwibwira kuko rwose pe nyene abakozi byihutirwa sinzi impamvu bino bintu mwabirangaranye nimubikurikirane hakiri kare so rero mpereza izo dosiye ngenda byikurikiranira. HR yahise aterura dosiye ya Alice ayihereza David nawe niko gutambuka akayijyana muri ofisi ye gusa aho ngaho muri ofisi ya HR basigaye baganira bayibaza impamvu David ashishikajwe na dosiye y'uwo mwana w'umukobwa gusa nibabitindaho baravuga ati ahari nuko dukeneye abakozi cyane kandi nawe akaba akiri mushyashya agira ngo ibintu bijye mu buryo hakiri kare. David yicaye muri ofisi afite amadosiye ya Alice ateretse imbere ye ari nako ari kuyitegereza ubona bisa nkaho byamucanze ari kugenda asa nk'ukubita mu musaya gatoya kwa kundi umuntu ari gutekereza avuga ati mbikore mbireke nibyo David yari arimo mu mutima ari kwibaza. David yahise afata telefone ahamagara Alice yicaye mu rugo mu cyumba ubona asa nkaho nawe ategereje message nziza imubwira ko yabonye akazi muri ya hoteli ari guhora areba kuri telefone cyane nibwo yabonye telefone imuhamagara atazi yitabye yumva ni David ati allo undi ati allo muraho neza ndetse turaho tumeze neza nta kibazo turashima Imana. Alice niko guhita amubwira atari ko mutwihanganire ntago twabamenye. David aravuga I'm so sorry ntago nari nabibwiye nitwa David umuyobozi wa hoteli muherutse gusabaho akazi. Alice yahise ashigukira hejuru arabyuka aricara avuga muraho neza nyakubahwa I'm so sorry ntago nari mbizi ko ari mwebwe mumbabarire rwose pe mumbabarire. David aravuga it's okay nta kibazo amakosa yarayanjye utigeze ubibwira kwikubitiro. Alice yiruhutse aramubwira ati murakoze cyane rwose nyakubahwa. David niko guhita amubwira ati rero ntago ntinda gusa bibaye ngombwa ko mbamenyesha ko ejo mwaza ku kazi mugatangira akazi ibintu byose biri tayari nta kibazo congratulations rwose byagenze neza. Alice acyumviye nkuru yarishimye arasimbuka avuga amagambo menshi aharingira ngo yari yibagiwe ko ari kuvugana na bosi we ibyo byose ari kwivugisha ibyo byose ari gukora simbagurika niko David ari kubyumva ari kuri telefone. David nawe ahari muri ofisi ari guseka urabona afite akanyamuneza nawe byamurenze atangira kwibaza mu mutima wahe kuki numva nanjye nishimye nkaho ari njye ubonye akazi ntago byumva ariko mana we umva nawe byamuyobeye yibajije impamvu ari kumva yishimye muri we mu mutima gusa nyine aravuga okay ahari ngira ngo nuko ari ku nshuro yanjye ya mbere numvisha umuntu yishimye ku bwanjye numvisha umuntu unyishimira nta buryarya ntake. Alice akimara kunezerwa gisimbuka kirimo gusimbuka menya aribwo yibutse ko yari ari kuvugana na David arambwira I'm so sorry sir ntago
ariko nari nirengagije ko mukiri kuri call, gusa amakuru mumpaye aranejeje, ntabwo nari kubyihanganira rwose. I'm so sorry. David yamubwiye ati it's okay, nta kibazo rwose, niyo mpamvu nanjye mumbabarire. none hagati aho ngaho nari nababwiye ko turabaha ubutumwa kuri email, gusa byabaye ngombwa ko mbahamagara kuri telefone bitewe n'uburyo byihutirwaga, cyane ko hari igihe umuntu ashobora kohereza email ariko uwo muntu ntayibone, so niyo mpamvu nahisemo kukwihamagarira mutwihanganira nimba twari tubaderanje. Alice yarongeye aramushimira avuga n'ukuri urakoze cyane, ndabashimiye n'ukuri mana yanjye, ntago nzi uburyo nabibabwiramo, kandi ndabamenyesha ko mutazigera mwicuza umwanzuro nk'uyu nguyu mwafashe wo kuma akazi muri hoteli yanyu. Mwakoze kubana natwe muri episode yacu ya kabiri mu nkuru yacu y'urukundo Ihorere hari umuhoza, ntuzacikwe n'izizakurikira. I love you so much. Mwah.